ese niyihe nkuru uzasiga imusozi, niyihe mirimo abantu bazajya bakwibukiraho, ese niyihe nkuru uzasiga imusozi, niyihe mirimo abantu bazajya bakwibukiraho. Uwo mugore twarahuye amaze kumuha muswara, kumbi ambwira ko ari amafaranga ngo ngiye gushyira mushiki wanjye, nako Pluto ngiye gushyira umuntu w'umugore mugenzi we, kumbi ari ibirozi bipfunyitsemo. Kuko ikintu cyose nitegerezaga nakibonagamo umudayimoni. Mbega muri wowe wumva gufite izindi mbaraga z'umurengera zirenze kabisa, mbese numvaga meze nk'umwami w'ijuru n'isi. Numvaga nakwica ngakiza, mbese hari aho nageraga numva ari njye wabaye perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ibihe byiza kuri wowe ukurikiye Rise Up Media TV orereye hose yagiye hatandukanye, nizera ko umeze neza cyane. Mwe tubana umunsi ku munsi, mwebwe mwabashije gukora subscribe, namwe mutarayikora nyaboneka kaniko kanya kugira ngo muyikore, tujye tubasha kubana umunsi ku munsi ibiganiro, inkuru zidasanzwe tubagezaho ujye ubasha kuzikurikira mu bambere. Kuri kamera zacu uri kuhabona umugabo tugiye kuganira, ni umugabo w'umuvugabutumwa, twamusuye mu karere ka Rubavu. Ni umugabo waciye muri byinshi bikomeye cyane, bimwe agiye kubidusangiza tubiganireho, maze ubashe kumva inzira ikomeye, inzira y'umusaraba yaciyemo. Urabasha kugira byinshi umwigiraho, cyangwa se urabasha no kumenya gukora kw'Imana muri rusange, ubundi nawe ube wava mu byaha, dore ko turi mu bihe bikomeye cyane, ibihe biri gusaba ko dushikama tugasenga cyane. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza, turamahoro. Amakuru turashima Imana. Turi kumwe nande rero muri aka kanya kugira ngo abo badukurikiye muri aka kanya babashe kumenya umuntu tugiye kuganira muri aka kanya. Muri kumwe na Nsengigena François. Umugabo ndubatse, mfite madamu, mfite n'abana batandatu. Abana batandatu? Abana batandatu. Ubwo umukuru afite ingahe? Umukuru afite imyaka 15. Okay. Yes, wabyumvishe ko turi kumwe na Nsengigena François, niwe tugiye kuganira muri aka kanya. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu tugiye kugirana, reka ubanze udushyire imbere y'Imana. Turagushimye Imana yacu, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Mbere ya byose, mbere yuko twagira icyo tuvuga kubyerekeranye n'ubuhamya cyangwa se ijambo ryawe, tugeza ku badukurikiye inzira y'umusaraba twaciyemo kugira ngo nabo bakubashe gukomera. Mbere ya byose banza utweze udutunganye, udukureho gukinirwa kwacu kose, kuko bitadukwiriye kuvuga izina ryawe twanduye. Numara kutweza no kudutunganya, turakwinginze kugira ngo gahunda zose na porogaramu igihe cyose turamara turi muri uyu murimo, uzubane natwe, ubane n'abakameramani, ubane n'abanyamakuru, ubane nanjye bwite ugiye gutanga ubwo buhamya, kugira ngo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Urakoze kubyumvise, tubisabye Imana mu izina rya Yesu umucunguzi wacu, amen. Okay. Yes, urakoze cyane François. Rero nabonye witwaje na gitari yawe, mbere yuko twinjira ariko banza udutaramireho gato tubanze tujye mu mwuka neza w'ikiganiro nyirizina. Murakoze cyane. Ese niyihe nkuru uzasiga imusozi, niyihe mirimo abantu bazajya bakwibukiraho, ese niyihe nkuru uzasiga imusozi, niyihe mirimo abantu bazajya bakwibukiraho, ese niyihe nkuru uzasiga imusozi, niyihe mirimo abantu bazajya bakwibukiraho, ese niyihe nkuru uzasiga imusozi, niyihe mirimo abantu bazajya bakwibukiraho.
shaka imirimo hakiri kare, shaka imirimo ugihumeka, shaka imirimo hakiri kare, shaka imirimo ugihumeka, ukiri muzima ugifite imbaraga zo gukora, yewe muntu utuye iyi si, ukiri muzima ugifite imbaraga zo gukora, yewe muntu utuye iyi si. Hezekiya yakoze imirimo yo gukiranuka, Imana iramwemera, ageze mu gihe cy'uburwayi agiye gupfa, igihe yabibwirwaga n'umuhanuzi Yesaya ngo yategeke iby'inzu ye, yerekeye ivure yibutse Imana imirimo yakoze, ayibwira ko yakiranutse imbere yayo, nuko Imana iramwumva ikuraho urupfu, yongererwa igihe cyo kubaho kuri we, imwongerera imyaka 15, imusezeranya ko izamukizanya n'abayoboye, izarinda umurwa. Tabita yazuwe n'imirimo, Tabita yazuwe n'imfubyi yagaburiye, Tabita yazuwe n'abapfakazi yambitse. Francois, iyi ndirimbo igitekerezo cyayo cyaje gute? Kuko ndumva uri gushishikariza abantu gukora cyane. Wabonye abantu muri iyi minsi bafite ubunebwe bari guhugira mu masengesho gusa. Bishatse kuvuga ngo ubundi ijambo ry'Imana ridukangurira gukora imirimo yo gukiranuka hakiri kare, kubera ko Yesu akiri mu isi yavuze ijambo agira ati mwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa, mugiye kwira n'igihe umuntu atabasha gukora. Aho niho nakuye iyi ndirimbo rero. Nuko nitegereje nsanga abantu bafite ibyo bahugiyemo, bari gushaka ubutunzi, ni byiza, ariko nibibuke no gushaka imirimo, kuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima ariko buzaturwa, buzahabwa abantu bakoze imirimo yo gukiranuka. Yes, France, twagusuye rero rwose utubwira ati rwose mfite ubuhamya bukomeye cyane nshaka gusangiza abakurikira Rise Up Media TV. Dusangize ku rugendo rwawe, noneho inzira waciyemo, inzitane zose waciyemo kugira ngo ubashe kuba umaze kuba uri umukristo wumva uhamye ushikamye. Urugendo rwawe rumeze gute? Jado, kwinjira mu gakiza kwanjye, kuba ndiho ubu ngubu nitwa ko ndi umukristo, nitwa umuvugabutumwa, nitwa umuririmbyi uririmba indirimbo zihimbaza Imana, byarangoye cyane ku buryo nanyuze mu nzira y'inzitane y'amahwa, hari harimo n'urupfu. Gute rero? Ariko Imana yakinze akaboko sinapfa, kuko yari ifite ibyo izangoresha muri iki gihe turimo n'igihe kiri imbere. Ni ukuvuga ngo maze kwinjira mu itorero, kuko iwacu barabagatolika, ariko ntabwo hari abantu baba mu idini cyangwa mu itorero ariko batabirimo neza, bikorera ibyo bishakira, ntibakore iby'ijambo ry'Imana ribasaba. Rero njyewe navuyeyo nitwa umukristo wo mu itorero rya ADPR, njya muri korali, narabatijwe njya muri korali, ndangije ntangiye kuba mbega wa muririmbyi ubirimo neza, kuko nari maze no kumenya gucuranga. Satani ashaka kuzana ikintu cyo kunyambika isura mbi, ku buryo nanjye ubwanjye nzitekerezaho ngagira ngo ibyo nagiyemo narayobye,
cyangwa se abantu babona ibyo nagiyemo bagatangira guhindura inyito bavuga ngo akiri hahandi yari ameze gutya none ageze hariya abaye gutya. Satani yanzanyeho ikintu cy'umwuka w'ibisazi anteza kurwara mu mutwe, atari uko nanyoye ibiyobyabwenge, atari uko hari ibindi bintu nagiyemo, ahubwo akoresha abantu babi bo kugira ngo banyambike iyo sura bakoresheje ikintu cyitwa uburozi. Ibyo bintu birakomeza, kangufashe gitari ubimbwire neza. Gitari yakubangamiye kabisa. Muri icyo gihe nari maze kuba umuririmbyi, nafataga gitari, nari maze kumenya gucuranga gitari neza kabisa, ndi gucuranga naririmba ukumva ibintu ndi kuririmba bifite uburyohe, kuko nari mfite n'igitekerezo cyo kuvuga ngo nzajya no muri studio noneho indirimbo nzisohore nkorera Imana mu bintu bigaragara biri pratique kabisa. Igihe ndi kubitekereza rero nza guhura n'umuntu w'umugore ntashatse kuvuga izina, ubwo nawe ahari yakwiyumva akamenya. Mwarasenganaga? Oya, ntabwo twasenganaga, nta nubwo ari umukristo ku buryo bugaragara, nawe ni umunyedini. Ubundi hari abakristo hari n'abanyedini, babandi mu Giswahili bavuga ngo benyedini. Uwo mugore rero twarahuye, tugenda nari mfite akazi muri Bralirwa, hariya mu ruganda rwa Bralirwa, nari umujaridiniye, nari mfite madamu, nza guhura nawe mvuye muri Nibature, aza kumpereza umuswara ambwira ko ari amafaranga apfunyitsemo. Ariko nkaba nari maze iminsi hari umuvugabutumwa uvuye mu rugo, ambwira yuko hari umugore wagiye kugura ibirozi by'ibihumbi 20 kugira ngo andoge ibisazi. Noneho ngiye kubera ko ntari nzi ibyo ari byo, nabanaga n'abantu neza amahoro, nta muntu twari dufitanye ikibazo, ku buryo nari gutekereza ngo umuntu arangirira nabi. Kandi nubwo nari kubitekereza, ntabwo nari mfite amaso ameze nk'ay'Imana ngo ndamenye umuntu ngo ibyo agiye kunkorera ni ibiki. Uwo mugore twarahuye, amaze kumuha uwo muswara, kumbi ambwira ko ari amafaranga ngo ngiye gushyira mushiki wanjye, nako Pluto ngiye gushyira umuntu w'umugore mugenzi we, kumbi ari ibirozi bipfunyitsemo. Nashyize umuswara mu mufuka ntarebye, umuntu naguha ikintu gipfunyitse ntukemere kubika utabanje kureba ibintu bipfunyitse mu byabintu aguhaye. Ako kanya cy'ubwo wese ntabwo wibutse ibyo umuvugabutumwa yakubwiye? Ntabwo nabyibutse, kuko twari duturanye tubana amahoro, nzi ko tubana nta kibi nibuka kuri we. Yego. Ariko we afite ibyo agambiriye. Umuntu ashobora kukwanga ari kukuziza n'ubusa, yenda ari kukuziza uko ubayeho. Ibyo njye ntabwo nigeze mbinyuramo ngo nanga abantu mbaziza uko babayeho, ariko abantu nk'abo ngabo barahari. Maze gufata uwo muswara rero, maze gushyira mu mufuka, nari nzi ngo ni amafaranga, nageze imbere anteye umugongo, nimuteye umugongo nanjye numva ubwenge bwahindutse. Nise amafaranga yayaguhaye harya ngo ugiye kuyahanda? Nari nyashyiriye umudamu, ariko ntabwo namuvuga, muvuze nawe ubwe ahari yahita amenya ngo sinshaka kumuvuga. Agutumye mbega? Yarantumye ku mugore mugenzi we. Njyewe rero bya bindi byo kubaha, ko twatojwe kubaha nk'abakristo, ndavuga ni reka mwubahe, nimubona ndaza kubimushyikiriza. Ngishyira mu mufuka, muteye umugongo, sinumva ubwenge ntabwo. Kandi nakoze mu mufuka, nsanga cyangwa ipfunyika yampaye nta kirimo. Ukuntu bigenda simbizi, ni iby'abantu. Buriya hano mu isi harimo abakozi b'Imana, ariko harimo n'abakozi ba Satani. Kandi abakozi ba Satani murabizi neza, abamaji babaho, bakora ibintu byabo, bafite ukuntu baroga mu buryo bwabo bwa tekinike zabo tu. Ubwo mbambaye, ntabwo nahise mba umusaza ako kanya, ahubwo natangiye kugenda ndwara ibintu byo kujunjama, ndwara ibintu byo kumva mfite ubwoba, ndwara ibintu byo kuva amaraso mu mazuru, mbese mera nk'umuntu warwaye ibintu by'uburwayi butazwi. Nyuma yaho Imana yaje gutuma abantu bo kuza kunsengera. Baraje rero, bageze mu rugo nibwo batangiye gusenga, za mbaraga z'abadayimoni noneho nazo zirahaguruka kugira ngo zirwanye b'abanyamasengesho. Ntangira kurwana nabo, guhangana nabo, nkabakubita. Muri icyo gihe soro wabanaga n'umudamu wawe n'abana?
madamu wanjye twari turi kumwe ariko tubyaranye rimwe. yego Twari tumaze n'iminsi mikeya muri icyo cyumweru twari tuvuye kuvuga ubutumwa ibyumba hariya igatuna kandi pe haririmbaga tukavuga ubutumwa ibintu bigacamo neza kandi mu mico yanjye ya gikristo kuva na kera nkiri umwana nitwaraga neza ku buryo n'uwo ari we wese yandebaga akavuga ati kabisa uyu mwana afite ubupfura. Ntabwo ibyo bintu byari bimbayeho kamemu, ntabwo ari igihano Imana yari inshyizeho ngo irampanye ngo kubw'ibyaha ngo nari maze gukora, maze n'abantu b'abanyabyaha babikora bigaragara ntabwo Imana ihita ibahana irabareka bakaramira muri byo. yego rero ntabwo nari ngoze ibyaha byatuma Imana impana bene ako kageni, ahubwo bwari uburyo bwo kugira ngo Satani azimangatanye ryavugabutumwa ryari riri kugurumana muri nge, nibiba ngombwa no gupfa mfe. Nicyo yaragambiriye, kubera ko ibyo bintu byo kurwara gutyo byageze abanyamasengesho bamaze kuza ntangira kubarwanya, ariko imyuka mibi ndimo ikivuga nkavuga n'uwabikoze. waramuvugaga? Naramuvugaga bakamenya uwo ari we, ati ni wa mugore gutya na gutya dusengana. Ubundi abadayimoni iyo bakurimo baragusengera bakivuga, wa muntu wakugiriye nabi bakivuga ko ari we. Kubera ko imbaraga z'amasengesho ziragenda zikabatwika, bamara kumva bari gushya bakavuga ati ni nyira runaka wabikoze, ni njye nyira runaka. Bakamubaza wamushakaga hiki, ati namushakaga hibi n'ibi, nuko bakamwirukana. Rero ubwo iyo abanyamasengesho bagize imbaraga zo gusenga bakitanga bakiriza ubusa, Yesu yaravuze ngo bene uwo mudayimoni ntakurwamo n'ikindi uretse gusenga no kwiriza ubusa. Habayeho rero amasengesho hano i Karumeli muri uyu mujyi wa Gisenyi, hari abanyamasengesho bitanze barimo ba Bosco na ba Yohani n'abandi na ba Shantari wagiye hanze i Buraya. Barasenze, ari groupe ikomeye, harimo na mushiki wanjye witwa Sarafina. Barasenze Imana inkiriza muri ayo masengesho. Ibyo bintu naciyemo, impamvu nababwiye ngo nagombaga no gupfa, nuko byageze aho ubuzima bwanjye numva burandambiye, kuko nararibwaga cyane, kandi nkumva birambangamiye umubiri wose se. Oya, nahoraga nziritse, baranzirikaga kugira ngo ndajya kubwira ibyo nangiza. Byageze aho bivamo kuba umusazi, bibi bisazi, ku buryo nari nareba n'iyi modoka ngayikubitamo ikibuye. Kuko ikintu cyose nitegerezaga nakibonagamo umudayimoni. Mbega muri wowe wumva gufite izindi mbaraga z'umurengera zirenze kabisa, mbese numvaga meze nk'umwami w'ijuru n'isi. Numvaga nakwica ngakiza, mbese hari aho nageraga numva ari njye wabaye perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Nibyo kuvuga ngo perezida wa Repubulika ngo ariho, cyo gihe numvaga ari ukubeshya, ahubwo numvaga ari njye wabaye perezida wa Repubulika, kuko navugaga Icyongereza, nkavuga Igifaransa, nkavuga Igiswahili, indimi zose narazivugaga. Usanzwe uzizi? Ntazo narinzi, kandi umuntu wese ushatse kunganiza mu rurimi rwe twaraganiraga ngamwumva. Izo mbaraga nyine z'imyuka mibi bari banshyizemo niko zari ziteye, ibintu byose narabyumvaga ngabisobanukirwa. Cyangwa waba uje uturutse nk'ahantu fulani ngo uje kunsura, ngahita ngurondora uri hanze ngavuga nti uwo ni runaka, utanarasuhuza, ataraninjira, ngahita mvuga ni runaka uje ameze gutya. Waba uri umuntu uri kubigendamo neza iby'Imana ngakubwira ngo injira, ariko waba ufite ibyaha ngakubwira ntunyegere n'ibyaha byawe. Ariko ibyo byabaga muri cya gihe n'ubundi ugifitemo za mbaraga z'imyuka mibi nyine. Ko nararwaye baranzirika, urabona n'ingovu ndazifite no ku maguru mfite izindi, hano mfite izindi zini ingovu, bajyaga banzirika kugira ngo ntajya kugira ibyo nangiza. Ngize ingovu, izi ni ingovu. Kuri kamera badufashe kabisa. Ingovu bajyaga banzirika, ariko izi ngovu ndasubira inyuma gatoya ku bijyanye n'izi ngovu.
uwo mugore yajyaga ndoga mbere nkiri umusore ngifite imyaka 19 18. ariko si ubwo nta bibazo wenda yarafitanye n'iwanyu wenda mu muryango wawe? Abantu bo mu gisekuru cya famiye ariko cyakure. Birumvikana ko yenda hari ibintu by'ibibazo bagiye bagira mu miryango na ba sogokuru cyangwa na ba papa, ariko ngewe ntazi. Umuntu ashobora uzi ko umuntu ashobora kukuziza so wanyu cyangwa akakuziza so. None se muri icyo gihe bagusengeraga bakamenya uwo muntu uwo ari we, bakamenya ati ni runaka, harya mwaranasenganaga deja? We ntabwo twasenganaga. Ariko ni uwaho bari bamuzi. Ni umupagani udasenga, wihisha mu bintu by'itorero ariko atabirimo neza. None se ubwo kumumenya kuri ako gasozi arazwi ko ari umurozi. Yarazwi kuko hari n'abantu yagiye yica. Umuntu akava gucuruza ku muhanda akicara atetse agapfa. Njye ntabwo ndi kumva uburyo umuntu wamusaba mu masengesho mu kanwa bivugaho ntibigire ingaruka bimugeraho. Bajyaga babivuga njyewe akimara kubinkora niho byamenyekanye, kubera ko njyewe kundoga kwe mbese byabaye nk'ikiraro kugira ngo abandi bamenye uwo ari we. Abanyamasengesho baransengeye ngagenda mvuga uwo ari we, ku buryo niyo namubonaga namuteraga amabuye. Namuteraga amabuye kuko iyo namubonaga ntangiye no koroherwa. Akindeba gusa afite utuntu yakoraga agasa n'umuntu uri kumwaza, ngahita nongera ngarwara. Yasaga n'umuntu uri kumwaza, namwitegereza gusa duhuje amaso ngahita nongera ngarwara. Ubwo rero ndashima Imana ko itandetse muri ako karindagiza k'ibibazo biteye gutyo. Aho ngaho Imana yankije ndi umusore ndakira ngera ku rwego rwo gusaba umugeni. Madamu wanjye turashyingirwa, maze gushyingirwa tubyara umwana. Ubwa mbere nyiri umusore ntabwo nari nzi ko ari we wabikoraga. Twari tuzi ko ari bya bindi bita ngo ni abadayimoni bo mu miryango, kwa sogokuru ibiki n'ibiki, ariko tutazi ubikora uwo ari we. Nyuma rero maze kuba umugabo nibwo byagaragaye kuko yarabimpaye, kandi maze hari igihe nagaruraga akenge ngibuka ko ari we wabikoze. Uko byagenze buriya ni ukuvuga ngo nubwo nari meze gutyo, hari akantu k'agace k'umwuka wera w'Imana Imana yari yanshyizemo ko kundinda kugira ngo ndabasha kwangirika, kubera ko tugitangira nababwiye ko Imana yandindiye muri ibyo kuko yari ifite umugambi wo kuzankoresha ivugabutumwa rikomeye. Urabona iyo mfashe gitari ndirimbira abantu ngababwira ubuhamya, ngababwira ko nakize ibisazi, ngababwira ijambo ry'Imana ribahumuriza, barishima. kandi iyo abantu bafashijwe n'Imana mu ijuru iba yanezerewe. Ubwo rero iyo nza gupfa muri icyo gihe ibi byose biba byarazimye. Ubundi niwo mugambi Satani yarafite wo kugira ngo azimangatanye ivugabutumwa ryari rindimo, ariko kubera Imana ari urukundo kandi ikaba yari imfiteho umugambi mwiza wo kuzankoresha ibikomeye, yakomeje kundindira muri ayo mahwa, muri izo nzira z'inzitane. Uyu munsi ndacyahumeka, ndacyari muzima. Nyuma yaho gatoya rero maze gukira ibyo bisazi ndi umugabo mfite umwana umwe, narakize baransengeye gusa ndagiye no kwa muganga ndakira, nsubira no mu kazi, njya muri Bralirwa ngakora nta kibazo, nta n'ikibazo na busa mfite. Ariko si byo warabyibukaga? Byibuze wari umaze iminsi urimo by'uburwayi warabibyibukaga? None se ndi kukubwira ibintu ntari kwibuka. Reba imyaka ishize ariko nkaba ngibyibuka. Nibyo rya jambo ngubwiye ngo hari agace k'umwuka wera Imana yari yansigiye ko kundinda kugira ngo ndabasha kwangizwa n'ibyo bitero by'abadayimoni. Kandi iyo muri icyo gihe nari ndimo, iyo wangeragaho uri umukirisitu ubirimo narakumenyaga, wangeraho uri umupagani nkakumenya. Buriya nibasiraga abapagani cyane kurusha abakirisitu babirimo, narabakubitaga biteye ubwoba. Umuntu wasinze wanyoye inzoga wasinze naramwibasiraga cyane. Nese ko numva ahubwo wowe ayo marozi wowe atandukanye n'ayandi dusanzwe tuzi? Byari bitandukanye ku buryo
umuntu nzi w'umuririmbyi ugendera mu nzira z'ubusambanyi abaririmbyi baba baziranye iyo yangeragaho nahitaga mubwira nimva imbere n'ubusambanyi bwawe ntabwo nshaka kunsengera kabisa wowe ntabwo wansengera ariko ba bandi babirimo neza iyo bazaga ntabwo ati rata mwebwe muze munsengere urumva biba bifite itandukanye ni ukuvuga ngo uwo muntu wabikoze yari afite ijijisha muri we ryo kujijisha kuko ubwa mbere nkiri umusore yabikoze ajijisha agaragaza ko abyitirira ko ari ibyo mu miryango maze kuba umukristo maze kuba rero kandi muri icyo gihe nawe ndi umukristo ariko ntarakomera maze kuba umukristo noneho ubirimo neza ukomeye maze gushaka n'umudamu nibwo yampaye ibyo ngibyo bikagenda bijijisha bishaka kungira ngo umuntu ujunjamye bikangira ngo umuntu urwaye ukundi kuntu bakimara kuzana imbarutso y'amasengesho niho byahise bigaragara ibyo ari byo bijya ku mugaragaro Imana yaremeye njya no mu muhanda nkubita abantu n'imodoka naziteraga amabuye ariko nta mugambi yari ifite wo kunyica urupfu rubi ahubwo yari ifite umugambi wo kugira ngo ibyereke noneho ibyo bintu birimo n'inyigisho ikomeye cyane abantu bakundaga pasiteri yakundaga kubivuga akavuga ngo mwese muzi Nsengigena uburyo yitangaga hano mu itorero ari umuririmbyi ari umuvugabutumwa kandi ufite imbuto nziza none Nsengigena w'Imana yemeye ko agerwaho n'ibitero by'abadayimoni bimeze kuriya wowe uri kubyitwaramo uko wishakiye ugasambana uri muri korari ukabeshya ngo uri umukristo ukajya kunywa inzoga rwihishwa ukagenda ugakora ibyangwa n'amaso y'Imana warangiza ukiyorobeka ngo uri mu itorero ngo uri gukorera Imana wowe nibikugeraho bizagenda gute cyakora abakristo bari bafite ibyiringiro ko nzakira pe ariko bari bafite ibyiringiro baransengeraga ndibuka hari umupasiteri umwe witwa Marcel yaje kwitaba Imana ariko Imana imuhira uko ridashira yigeze ansura aho narindi niwe wari uyoboye itorero rya Rubona ari pasiteri yaraje aza kunsengera anyitegereje ukuntu ndi gukururuka mu taka hari ibintu byazaga ngo kwimagina gusa mbega ibyo bintu byaziraga mu ntekerezo zanjye naricaraga nka gutya nabona nk'akantu k'umwobo mu nzu y'iwanjye nahita nimagina ko harimo zahabu nkagacukura umwobo nkawucukura n'intoki zigashishuka zikazaho twa tuntu tw'uduhu tuzi inyuma ngo ndi gushakamo zahabu uyimaze iki se ibyiyumvo nyine by'ibitekerezo abadayimoni Satani ni umuntu w'umugome cyane azana ibintu bitari byo akakwereka ko ari byo no muri icyo gihe nahuye n'ibibazo bikomeye cyane iyo madamu wanjye yanzaniraga ibyo kurya akabishyira ku isahani umuceri ibishyimbo isambaza agashyira hariya nararyaga noneho cya kirago twicayeho sinzi ukuntu abadayimoni bahitaga babirindura ya myanda bya byatsi babohamo ikirago ngahita mbona bihise bijya mu bya biryo hakajyamo n'ibintu bimeze nk'ibisimba by'ibimonyo narya nkumva nibyo ndi kurya kandi ari kundisha ngahita mbona bihise bihinduka imyanda ubwo nahitaga mbicira nkavuga nturi kumpereza imyanda wana kandi ari ibiryo byiza ari kumpereza urumva uko byabaga bimeze iyo bazanaga igikoma cy'amasaka narakinywaga muri ako kanya ngahita mbona gihindutse amaraso nsomyeho nka kabiri Satani ni umugome azana ibintu akadeforoma ibintu bitari byo akaguhereza ibitari byo ibyari byo akabihindura bibi ariko hano yarandinze muri urwo rugendo nyuma yaho naje guhura n'ikibazo nacyo navuga ngo yari imigambi ya Satani yo kugira ngo n'ubundi akomeze andwanye
n'ubundi uvuye muri bwa burwayi mu bwa burwayi nasubiye tena mu kazi yego ndongera ndakura no mu ivugabutumwa ryawe nta n'ubundi kibazo mbyara n'abandi bana icyo gihe nari mfite umwana umwe ndazamuka ngera ku bana batandatu ngera ku bana batanu umwana wa gatanu nibwo nagize kuraje cyane ntabwo nigeze ncibwa intege n'ibyo nahuye nabyo ngo numve ko ngo biracitse ngo byagenze gutya ngo ncitse intege oya narambwiye mfata gitari yanjye ndakomeza ndaririmba indirimbo mbona zibaye nyinshi noneho mbona n'abantu bari kuzikunda cyane yego muri kwa kuzikunda rero niyumvisemo ko ngomba kuzishyira ku mugaragaro ndagenda njya muri studio abantu baranshyigikira barabyishimira bantera inkunga indirimbo nsohora indirimbo 10 nkora n'igitaramo ubu zirahari kuri YouTube rwose igitaramo kuri YouTube hariho indirimbo 2 ariko impamvu yo gushyiraho indirimbo 2 suko indirimbo zanjye ari mbi zihimbye neza ahubwo uburyo nazicuranzemo muri icyo gihe umuproducer wazikoze bitewe nuko cyari icyo gihe nyine melody yazihaye umuziki yazihaye numvisha utanshimishije nkuko mbyifuza muri icyo gihe ntabwo nari ndamenya gucuranga neza ariko ubu ndabizi nifuje rero ko indirimbo zazongera zigaca muri studio zigasubirwamo neza tukazicuranga neza ngashaka abandi bacuranzi bakampa ibitekerezo tugakora muzike iryoheye amatwi nziza ntabwo wapfa gufata ibintu bidacuranze neza ngo ugiye gushyira kuri channel YouTube icyo gihe rwose uba utuhuriye abantu abakunzi bawe ahubwo ngewe nafashe indirimbo 2 nakunze zari zirimo indirimbo yitwa Ntakidahinduka uruzingo nayo nubwo nayishyizeho nuko abantu babinsabye ariko nayo numva nzayisubiramo nkongera kuyivugurura bundi bushyashya izindi zisanzwe ntabwo nahise nzishyiraho icyakora harimo n'impamvu y'ubushobozi amikoro urabizi ibintu bya channel YouTube bisaba amafaranga nyuma y'ubwo burwayi naje gusubira inyuma ku imbaraga ziba nkezo umufuka nsa n'umuntu ugize imbaraga nke ariko ubu mfite kuraje ndi gukora cyane kugira ngo abakunzi banjye mbagezeho ibintu byiza kandi bifite uburyohe kandi nzi ko mu gusenga Imana izabinshyigikiramo cyane n'abakurikiye Rise Up Media TV ndabizi bazagushyigikira cyane Rise Up Media ntabwo uwari ubwa mbere dukoze iki kiganiro hari n'ikindi gihe twigeze tugirana ikiganiro mvuga ku bijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe nagize mbwira abantu uti mwe kujya mubyitiranya ahubwo byanyuze muri izi nzira nyuma yaho gato rero nuko nashatse kubabwira naje maze kugira icyo gitekerezo cyo gusohora izo ndirimbo abashumba banyemereye kuzisohora maze kuzishyira hanze satani agira ifuhe rikomeye cyane ariko ho nta barozi babibayemo ni ibigeragezo bisanzwe ni ukuvuga ngo hari igihe ubana n'abantu abantu bakagutererana ibikorwa byawe ntibabishyigikire kubivuga ntabwo byantera ubwoba cyangwa ngo hari umuntu ugiye kunca ahubwo kubivuga ni byiza kugira ngo n'abandi bajye bumva uko bakora umurimo w'Imana mugenzi wawe nagira igikorwa kivugabutumwa uzamushyigikire kugira ngo bitazamugiraho ingaruka kubera ko ibintu byo gutegura umunsi mukuru gutegura ronshi cyangwa gutegura ubukwe ni ibintu bisiteresa mu mutwe w'umuntu ku buryo byamuviramo no kurwara mu mutwe kubera ko iyo ubwonko bukoze cyane bukananirwa umuntu arwara mu mutwe muri icyo gihe rero nagize risike yo guhura n'ikibazo cy'uko abantu bantereranye uwo nkozeho timfasha babonaga ko ngiye gutera imbere bakanga kumfasha icyakora kubera ko nanjye nari mfite muvoma nabyirinzemo ndahatana cyane kugira ngo igitaramo cyanjye kibe yego Imana iramfasha kiraba ariko byangizeho ingaruka zikomeye ku buryo byangejeje n'indera urasara ubwongo bwaragiye buba turubure ni ukuvuga ngo nahuye n'ikibazo ariko gatoya ntabwo byaturutse kuri iyo mpamvu ahubwo byaturutse ku mubabaro nagize umubabaro nagize
wo kubona ko abantu bantereranye ntabwo ari bose ariko tubigendanemo neza. hari abanshyigikiye ahubwo babandi nabonaga b'imbere bagombaga bakagombye kubibamo, bagombye kubigira ibyabo, nibo babaye aba mbere kuntererana. ubwo abo ni nk'abandi, harimo abakuru b'itorero cyangwa harimo utamenesha ibanga, utamenesha ibanga buriya mbo nabo bariyizi, nabo mwaririmbanaga, ntabwo ari ngombwa kubivuga. nabo bariyizi kandi kamemu ngewe buri ukuntu nteye narabasanze ndabibabwira cyakora Imana yambaye kubohoka kuri bo. urabona ko ubu mfite n'amahoro, mfite n'ubuzima, ko muri ubwo burwayi Imana yarambwiye ngo nintange imbabazi, mbabarira abantu kandi nikuremo ibyambayeho byose. ubu nariyakiriye, nageze n'indera kwivuza. muganga wamvuye twaraganiye arambwira ngo ni umunezero wagize mwinshi urangije ukubitaho umubabaro mwinshi, birivanga bibyara ikibazo cyitwa trouble bipolaire. karabaye urumva ubwo abantu bari bagize ngo nge bakuroze wasaze. nyine bo niko babitekereje ariko ntabwo ariko byari bimeze. ndashima Imana kuba ikibazo cyose kibaye insanga ikakimishurira ikanyereka n'ubusobanuro bwacyo. ariko tukiri aho, umuntu utarakira agakiza biragorana kumva ngo Imana ngo yavuze, kuko abarokoreka cyane bakunze gukoresha imvuga ati Imana yambwiye. Imana ikubwira mu buhe buryo? urakoze kuvuga iryo jambo. buriya nanjye Imana iravuga pe, Imana iravuga ku bantu bayemera no ku bantu bemera by'umwuka wera. mu mpano z'umwuka wera harimo kuvuga indimi nyinshi, harimo guhanura. ibyo ngibyo ndizera ko niba nawe uri umukristo urabyemera nk'uko Bibiliya bigaragaza. ariko hari abantu bavuga ngo Imana yavuze itavuze, kandi Bibiliya nayo iravuga ngo abantu bavuga ngo yavuze itavuze hari ibihano bazabona, hari ibihano bikomeye bazabona. inama nabagira ni uko birinda kuvuga ngo yavuze itavuze. icyakora pe Imana hari icyo yambwiye, haba mu nzozi, haba mu iyerekwa, haba mu buhanuzi, ko ntabwo ari we wese wapfa kuza ngo akire ngo ngo Jado ngo ngiravuze ngo ubu none hase nahita mbikora nanga kubwira ngiravuze ngo byaba ari ibintu by'ibipindi bimeze nk'imikino. haba harimo no kwirahurira amakara. ariko dushobora kuba turi gusenga, ubundi kujya mu mwuka ni intekerezo zihinduka. Imana igakorera mu ntekerezo zawe zigahinduka bitewe n'uburyo mwinjiye mu masengesho. ukibuka hari ibintu uri kuvuga ariko atari wowe uri kubyivugisha, kandi iyo urangije kubivuga ntabwo wakongera gusubiramo ngo uvuge ibyo wavuze. uwo wabibwiye arabimenya, ariko wowe ibyo wavuze ntabwo wongera kubyibuka, kuko ubikuvugisha arahari, ntabwo ari wowe uri kubyivugisha. ariko ugasanga hari abantu baza ngo Jado ngo Imana irambwiye gutya. cyane cyane hari abagendera ku marangamutima, akaza akakubwira ngo Imana irambwiye ngo uriya mukobwa ngo niwe wawe, ngo niwe muzabana. kandi afite intego yo kuguhuza n'uriya mukobwa, cyangwa yaba afite intego y'ishyari ashaka kwangishanya n'uriya mugore wawe cyangwa umukobwa, akakubwira ngo uriya ntabwo ari we muzabana. Imana irambwiye ngo uriya ntabwo ari uwawe. impamvu mbivuze, nanjye hari ahantu nagiye gusengera Kigali muri icyo gihe ndwaye, ko nashakaga uburyo kinashaka abantu bo kumfasha gusenga. baje kunjyana ahantu ngo ku muntu w'umuhanuzi w'umugore, ariko nagezeho mbona atari umuhanuzi. nubwo nari ndwaye ariko nabonye atari umuhanuzi. nese wabonye umuntu hano uraryamye mu ntebe ameze nk'umwamikazi yiryamiye bo yagiye kumanurira arambaza ngo wakundanye n'abakobwa bangahe? ndahubwira ni babiri. nese ngo uwo muri kumwe ngo ni uwuhe? ni uwo twakundanye nyuma. ngo wa undi rero ngo wakunze mbere
ngo niwe ngo wari umugore wawe, niwe wawe, ngo uwo muri kumwe ntabwo ari umugore wawe. Kandi umugore wanjye naramusabye ndamukwa, nabanje no gusenga, Imana inyemerera ko ari we. None se Imana zibaye ibiri gute? Imana yanyemereye ko ari we, none haje iyindi Imana yo kumbwira ko atari we. Tubyaranye 5, twari tubyaranye ahubwo 6. Umuhanuzi arambwira ngo uwo mugore ntabwo ari uwanjye. Nahise mbona ko hari abahanuzi b'ukuri barahari, ariko hari n'abahanuzi b'ibinyoma. Abo bahanuzi b'ibinyoma rero nibo Imana izahana, ariko abahanuzi bahanura ibyo Imana yababwiye bafite ingororano nyinshi kubera ko bumviye umwuka wera cyane. Abantu rero birinde kubeshyera Imana, birinde kubeshya ngo Imana yavuze kandi Imana itavuze. Francois, reka tugaruke noneho kuri urwo rugendo rwawe. Urumva koko wagiye uca muri byinshi byagiye bikwangiza muri wowe, ariko biri kukubakamo n'ubundi bintu bikomeye cyane bwo gukora ivugabutumwa ryawe neza. Iyo uri gutanga ubuhamya, aho ugenda ubwiriza, uririmba, muri wowe wumva umerewe ute? Iyo ngenda ntanga ubuhamya mbwira abantu iby'Imana yankuyemo, kuko akenshi hari n'igihe ngaruka ngabiririmba no mu ndirimbo, numva mfite umunezero mwinshi kubera ko mba mvuga ibintu byabayeho, mba mvuga imirimo Imana yakoze. Buriya kubwira abantu ko Yesu akiza biroroha cyane, numva ari ibintu bigenda byihuta kubera ko nanjye yarankijije. Urabizi hano hanze muri uyu mujyi hari abasazi basaze birirwa batoragura amasashi, ariko ngewe kuba byarangezeho nkaba umusazi, nkarandura inzugi zo mu wanjye, nkakubita abantu, ngagenda rangiza ibintu by'abantu, Imana ikaba yarankuye aho ngaho. Hari n'igihe cyageze ngajya ndagenda mfata ibintu by'ibipantaro bicagaguritse n'ibintu by'ibipira n'ibishati bishaje birimo imyanda, ngabyambara, imyenda yanjye banyambitse mishya ngayijugunya. Ariko ubwo muri icyo gihe nka madamu wawe yaramerewe ate? Buriya ako ni akantu k'umusaya nari nazigamye, ni uko uhise ukambaza, ubwo nari kubizana ndi gushimira. Ariko reka nkavuge, mu by'ukuri pe hari abagore b'umutima. Buriya muri iki gihe dufite ikibazo cy'abantu b'abagore batiyumvamo abagabo babo ngo banyurwe n'abagabo bashakanye nabo. Ariko hari abagore b'umutima bagihari. Madamu wanjye Imana izamuhe n'umugisha kandi izamuhe n'ijuru. Buriya twabanye mu buzima butari ubuzima, tudakize, tutari abakire, ariko tutari n'abakene. Ariko ndamushimira kuba narageze muri icyo gihe cy'uburwayi bukakaye, ntanjugunye, akikorera urugo, abana akabarera, nanjye ubuzima bwanjye akabucunga, kandi yambaga hafi kugira ngo hagire ute ntajya hanze ngaba najya no mu muhanda imodoka ikangomba. Ko yabonaga bikomeye agahamagara abantu bakaza kumufasha, baranzirikaga, ariko muri uko kunzirika ntabwo kwari ukunyanga, ahubwo bwari uburyo bwo kugira ngo bandindiraho hatagira abantu banyangiza cyangwa imodoka zikaba zagira ute zangongera mu muhanda. Ubwo rero ndamushimira cyane ko ari we wafashe ya mbere mu kubungabunga ubuzima bwanjye. Ewana, reka nguhe gitari ahubwo uhita unamutura imwe mu ndirimbo zawe, kuko urumva niba umusabiye ijuru akwiye no kuririmbirwa indirimbo muri aka kanya. Ndabizi ntabwo yabura iyo akunda mu ndirimbo zawe zose. Hari indirimbo akunda, indirimbo ivuga ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Amen. Nkundira Uwiteka kuko yanyumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, kuko yanegeye ugutwi kwe, nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho, kuko yanegeye ugutwi kwe, nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja,
Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. iyo ngiyo arayikunda cyane, arayikunda cyane. Iyo nyiririmbye ahita yibuka ko burya ngo nubwo byaba bikomeye bite ariko mu ijuru hari Imana ifite imbaraga ziruta ibyo byose. amen amen. ahita yibuka ibyo yaciyemo. buriya madamu wanjye yararaga Rwantambi, yararaga Rwantambi yicaye. Hari igihe cyageze ubwo nanywaga imiti yo kwa muganga isinziriza, narayinywaga ngagenda ngabayo ngasinzira ibitotsi bitabaho. Ariko gusinzira ibyo bitotsi hari igihe nabayemo cy'amezi agera muri 6 ntasinzira, nabayeho ndasinzira ku buryo abandi barasinziraga njye nkarara ndi kureba. ubwo buzima nabubayemo mpita mvuga ni burya abantu bari bakwiye gushima Imana. Abantu usanga birirwa barira ngo ni abakene ngo ibiki n'ibiki, kandi Imana yarabahaye n'ubuzima. Ikintu cyiza kuba ibyo wabonye byo kurya uko byaba biri kose, shima Imana yaguhaye n'ibitotsi byo gusinzira ukaba ufite umutekano. Njyewe rero nararaga ndasinziriye, byari bikomotse kuri ubwo burwayi nyine nari nagize icyo kibazo cya trouble bipolaire, byatumaga ndasinzira. Imiti kwa muganga bampaye narayinyoye biranga. Hano ku Gisenyi buri bitotsi neza neza amezi 6 ashira, amaso ari clair, ndara ndasinziriye ndeba, nibazaga inzira bizacamo kugira ngo nanjye nzongere nsinzire nk'abandi. narabuze inzira. Nashakaga n'umuntu wambereza umuti ngo nsinzire nibura isaha imwe mu 1,100 nkamubura. Bituma nywa n'imiti y'ikinyarwanda, maze kuyinywa iragenda inyangiza umwijima, ndwara n'urwagashya. Noneho ngera ku rwego rwo kuba nabaye umupfu neza neza, ku buryo abantu baranyitegerezaga bakavuga ati iri joro ntabwo araramuka. Bamwe bakavuga ati uriya yakoreye Imana, ni mwezi mu cyure yigendere. Abandi ati buriya ni ibyaha yagiyemo, ni by'Imana iri kumwitura, buri iri kumuhana. Mbese abantu ntabwo babyumvaga kimwe, kuko abantu ntabwo biyumvishaga umuntu wakoreye Imana ni gute yarwara ibisaza akarwara indwara yo mu mutwe. Ariko indwara yo mu mutwe ntawe itabaho, ni indwara ngiyindi. Bipfa kuba bifite aho byaturutse gusa. Buriya nta kintu Imana itemera. Ikigeragezo cyose ibonye wakwihanganira iracyemerera kikaza, ariko ikakikurindiramo ikazakigukuramo kugira ngo nawe uzabone ibyo uzabwira abagenzi bawe. Ubu rero nanjye mbagaze ku maguru abiri mbwira abantu ko Yesu akiza ibisazi, kubera ko ni indwara narwaye yivuza, abaganga banyitaho. Muri uko kunywa imiti no kuyikurikirana, Imana yakoreye mu ya miti ndi muzima. Urabona ko nanjye neza rwose, frisheri umuntu w'isirimu umeze neza kabisa. Noneho ndagira ngo iyo ubonye nk'umuntu uri mu muhanda nawe wasaze nyine, wagize ibyo bibazo, wenda baramuroze cyangwa se ari ibyo bamuterereje mu miryango, muri wowe wumva umerewe ute? Aho ngaho ntabwo namenya ngo uburwayi arwaye bwakomotse kuki, nkuko ngewe mba nzi aho byakomotse. Biba bitandukanye, ashobora kubaho gutya akabaza aho byakomotse cyangwa atanabizi bikamugwaho gitumo gutyo. Ahubwo ngewe mubonye ndamusabira, nkumva ndamusabiye, ngavuga ni Imana uko wankijije ubu burwayi n'uyu mugenzi wanjye nawe uzamukize. Ngewe mfite n'ububasha bwo kumukiza, namukiza, nuko nta bubasha mba mfite. Kandi ikindi kintu nirinda mu buzima bwanjye kidateze no kuzambaho, iyo mbonye umuntu ari gukubita umuntu urwaye mu mutwe, mfite n'ubushobozi nanamufungisha, kubera ko biri ari gukora ntabwo ari we uri kubyikoresha. Niba ushyize ikintu hari akacyangiza, ni ku bwenge bwe buri kumubwira, wimuhohotera ngo umukubite, kubera ko nawe yarakeneye ubuzima nk'ubwo ufite. Ahubwo wowe umukubise ni wowe musazi, kubera ko yabaye uzi urwo afite ntabwo uba umukubise. Buriya kubona umuntu urwaye mu mutwe yaje agafata amandazi yawe uri gucuruza akayarya, ntushaka umureke, arashonje, nawe yarakeneye kurya kuri indazi, yabuze uburyo bwo kugenda ngo akore aryihereze. Abonye ari hariya, ubwenge bwe buhise bumubwira ko biri ari ibiribwa. Nakubwiye ngo njye muri icyo gihe numvaga ko ari njyewe mwami w'ijuru n'isi, nica ngakiza. Nawe ako kanya yahise yumva ko yamandaza araye, abisoma mu bintu byose ari ibyawe. Mufite ububasha bwose
ibishoboka byose ari ibyawe mbese cyane. rero ikintu nabwira abantu bajya bamenya kubungabunga abantu bariya bita ngo ni abasazi bakajya babita n'abasazi. Yego. Ni umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe. Yego, niyo mvugo. Kandi uburwayi bwo mu mutwe buravurwa bugakira iyo umuntu yivuje neza. Iyo umuntu yivuje neza agakurikirana neza imiti yo kwa muganga akanasenga, kuko akenshi hari igihe biza ari abadayimoni cyangwa ari ibintu by'ibitererezanyo ubundi bikaza biturutse mu bantu banywa urumogi. Biriya by'abantu banywa urumogi, umuntu warwaye mu mutwe yaranyoye urumogi, yaranyoye ibiyobyabwenge, ntabwo biragoye gukira kugira ngo azakire na aferi. Na aferi ari abadayimoni bagusengera bikagenda bigahunga pe. Ariko urumogi ruragenda rukangiza mu mutwe n'ibintu by'ibiyoga bisindisha. Mbese abantu bita baza bagasenga ako kanya utanarabaye n'umukristo nibura ngo Imana igira icyo kwibukira. Ariyo mpamvu natangije indirimbo ngo mbese ni iyihe nkuru uzasiga imusozi, ni iyihe mirimo abantu bazajya bakwibukira kabisa. Shaka imirimo hakiri kare. Ushaka imirimo hakiri kare ugifite imbaraga zo gukora, kuko hari igihe uzageramo ya mirimo ikagutabara. Nanjye rero buriya mu bantu batabawe n'imirimo ndimo cyane. Igihe nari mfite akazi muri Bralirwa, icya 10 cyanjye namaraga guhembwa ngahita mfata icya 10 ngakijyanira pasiteri aho ari hose, ngamubwira ni pasiteri nahembwe, mbabarire ahantu umbwira aho uri nguzanira icya 10 kugira ngo ntakirya. Cyane cyane. Kuko nari nzi akamaro ko gukiranuka, nari nzi akamaro ko gutanga amaturo, nari nzi akamaro ko gutanga icya 10, nari nzi akamaro ko gufasha abatishoboye. Iyo mirimo nagiye nkora ni Imana yaje kunyibukiraho, ya mirimo yo kubwiriza ubutumwa. Fata itike yanjye ngagenda ngajya ahantu fulani ngajya kuvuga ubutumwa, ndategereje ko bazambereza ibihembo, nkavuga ubutumwa mfite icyo nshaka kugeraho. Iyo niyo mirimo Imana yongeye kwibuka, iravuga ngo kweri François reka nongere mugarure mu buzima, yongera nkorera imirimo ngiyo yakoraga mbere. Aho rero ni abanyamasengesho basenze bavuga ngo Mana wibuke ko François yaturirimbiraga, wibuke ko François yaducurangiraga, yanatubyiniraga. Buranzi kubyina n'amayugi cyane. Nzi kubyina n'amayugi. Ubutaha buriya nitwongera gukora ikiganiro kuri Rise Up Media, nzazana amayugi noneho dutarame tubyine, ahasigaye buke. Buranzi kubyina n'amayugi cyane. François, kuganira nawe biraryoshye, twazageza n'ejo nagira ngo tugane ku musozo, noneho ugira ubutumwa ugenera abakristo muri aka kanya ndetse n'abandi batarakizwa, ubutumwa bagenera muri ibi bihe bya none. Njyewe ubutumwa nagenera abakristo cyane cyane abantu bitwa abaririmbyi n'abantu bitwa abanyamasengesho, nuko bajya bashyigikirana bagafashanya. Niba umuntu afite ubukwe bakamushyigikira, birobanura ku butoni ngo barebe ngo runaka aturuka muri uyu muryango cyangwa runaka afite ubuzima bumeze gutya, ngo bamufashe bashingiye ku buzima bayemo. Ahubwo bamenye gufasha umuntu uwo ari we wese uba muri groupe yawe cyangwa se muri korali cyangwa mu itorero, bamufashe bakurikije ko ari urugingo rwabo. Mu kutamufasha bizamugiraho ingaruka. Burya nubwo biba bibaye kuriya bikarangira ubukwe bukarangira, ariko muri wacimanza, muri we arahungabana, muri we yishisha abantu. Ariko iyo mwamufashije, nese ugira ngo iyo baza kunshyigikirana ari kurwara? Ntabwo nari kurwara. Nibyo harimo ababikoze, Imana ibaha umugisha cyane. Ariko iyo sosiyete nabagamo itaragize ikimfasha kandi yari ishoboye kumfasha, niyo yatumye ngira ikintu cy'ihungabana gikomeye, ngengeza ku rwego rwo kurwara mu mutwe. Ariko Imana ishimwe ko yitaye ku mirimo nakoze, ikongera ikayinyibukira. Uyu munsi nkaba ndi umukozi w'Imana, nkaba ndi kuririmba. Ikindi nabwira abanyamasengesho, kuriya baba basenga bajye basenga ariko bashake n'imirimo. Gusenga gusa utagira imirimo, amasengesho atagira imirimo burya aba ari amasengesho apfuye, ntabwo aba ari amasengesho. Amasengesho meza ni amasengesho arimo no gukora.
ugakora mugashyigikira umuntu utishoboye mukamufasha, uwashonje mukamugaburira, uri kwa muganga wabuze imiti mukamufasha mukamukotereza akabona ubuvuzi. Mbega nawe akibona muri sosiyete akumva ko nawe ari kumwe na bene se. Ayo niyo masengesho. Ubwo nibwo butumwa nabasha kubasangiza. Cyakora ndashimira abapasiteri bambaye hafi bakandinda gukomeza guhungabana, bakanshyigikira, impano yanjye bakayizamura, bakajya bampa umwanya wo kuririmba, nkaririmba, n'uyu munsi baracyanshyigikira. Impano yanjye iracyaka, bakomeje kumfasha, baranshyigikira rwose. Kuri stage ku cyumweru bajya bampa umwanya nkaririmba, impano yanjye iri gukora nta kibazo. Nta kibazo rwose, Imana nabo ibaha umugisha. Reka tugushimire cyane ku butumire bwacu, tugushimire cyane ku kiganiro cyiza tugiranye, twizera ko n'abakurikiye Rise Up Media TV muri aka kanya babashije kumva inzira waciyemo, babashije kumva gukora kw'Imana. Twizere ko n'ubutaha tugukenera tuzakubona. Ubutaha muzambana rwose. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Reka dushimire abantu mwese kuri iki kiganiro kuri Rise Up Media TV, mwese duhora tubana umunsi ku munsi. Imana ibahe umugisha cyane. Wowe utarakora subscribe, ukora subscribe, tujye tubana umunsi ku munsi, inkuru n'ibiganiro tubagezaho ujye ubasha kubibonera igihe, ubundi dukomeze tumamaze ubutumwa bwiza, twamamaze impano zacu zose ziri hari mu bana b'u Rwanda bafite ububasha bwo gukora ibihangano byiza byakwamamaza ubutumwa bwiza. Reka tubashimire, Imana ibarinde. Amen.